igihe gito intambara igashira, igihe gito umuraba ugacyawa, noneho nkara ndi ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ijuru ntiyazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Ijuru iwacu ntiyazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri isi ndimo, ariko nuko narabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuntu, igihe gito bazabona Yesu, nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Isa
himbazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro n'uro Imana izahagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahagura amarira izavanaho umubabaro wose ubugingo dufite mw'isi ubugingo dufite mw'isi busa n'ibiba n'isarura ubibira mu mubiri we ntibuzasarura kubora ubwo dukorera umukiza kuza tugororera mw'ijuru tugume mw'ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa tugume mw'ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mw'isi iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri ubw'abakristo tuzinjira mw'ijuru gushima umukiza nizeye kuzajyana nawe dufatanye kumuhimbaza tuzaririmbira umukiza kuko yatuguze amaraso ye abakorana urukundo tuzahora tumuhimbaza abakoranaga urukundo tuzahora tumuhimbaza. turabasuhuje kandi turabihanganishije mwese imiryango inshuti abavandimwe abaturanyi b'umuryango wabuze umuvandimwe wacu Betty kandi turabashimira ko mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze gutabara ni umuco mu kinyarwanda ni umuco wo gutabarana ariko kandi ibi ni ibyacu twese kubera ko niyo nzira ya twese uko byamera kose abari mu isi ijambo riravuga ngo bazi ko bazapfa ni isaha gusa n'umunsi biba bitaragera ariko buri wese aba abizi ko igihe kizagera agakurwa muri uyu mubiri sibyo ikiba rero gikenewe cyane ni ukumenya ngo ninkurwa muri uyu mubiri nzaba ngiye hehe icyo ni cyo umuntu akwiriye guha agaciro agihumeka kubera ko iyo byamaze kurangira nta yandi mahitamo umuntu aba agifite amahitamo umuntu ayagira akiriho isi iraturangaza cyane tukabona ibishagirana iby'isi ikomeza kutwereka biryoheye ijisho bikadukurura bikaturangaza
tukibagirwa ko iherezo rya byose ari iri ngiri mbere tukibagirwa ko amaherezo y'ibyo tureba byose tuzabisiga tugakurwa mu mubiri wacu ugashyingurwa ariko tukajya mu rubanza nanone kuko hariho urubanza abapfuye igihe kizagera bazuke hanyuma banashyirwe mu rubanza. Ikibazo rero no kwibaza ngo ese nawe kuzajya mu rubanza urwo rubanza uzarutsinda? Ese byagenda gute kugira ngo umuntu nashyirwa mu rubanza azatsinde? Icyo nicyo ngira ngo tuganireho umwanya muto yabaduhaye. Iby'umuvandimwe wacu Betty byo byamaze kurangira ariko bisigariye twebwe turi hano. Akenshi iyo umuntu yakuye mu mubiri abasigaye bagira ikibazo nk'igihunga ndetse nabo bagatekerezaho ku iherezo ryabo, ariko birangiye tugasubira mu mirimo yacu ya buri munsi dutwarwa nayo tugasa nk'abibagiwe, sibyo? Tugasa nk'abibagiwe ko natwe amaherezo tuzakurwa muri uyu mubiri, sibyo? Ariko buri wese akeneye kumenya umwanya akwiriye guhagararamo kugira ngo nakurwa muri uwo mubiri azaba agiye mu ijuru, sibyo? Hari utifuza kujya mu ijuru se? Ntawe utabyifuza. Ariko se bisaba iki kugira ngo umuntu azajye mu ijuru? Ese hari idini umuntu yajyamo kubera gusa ko ribarizwamo bikamuhesha kujya mu ijuru? Ntayihari. Ese hari imirimo myinshi umuntu yakora ikazagenderwaho bikamuhesha kujya mu ijuru? Nayo nayo, sibyo? None birasaba iki? Hari abavuga bati narabatijwe narakomejwe. Ese hari imihango umuntu yakorerwa iyo mihango ikamuhesha kujya mu ijuru? Reka mubwire iyo nayo ntayo, sibyo? None bisaba iki kugira ngo umuntu azajye mu ijuru? Abakuru n'abatoya twese biratureba gusobanukirwa icyo dusaba kugira ngo tuzajye mu ijuru, kuko abatazajya mu ijuru bazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku aho bazababazwa by'iteka byose. Ntabwo rero nakwifuriza kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. N'abari kure mwegere hino kugira ngo tuganire, gahunda zirakomeje kandi iyi ngiyi iri muri gahunda z'ingenzi cyane uyu munsi, sibyo? Reka dusome. Mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, Mbereye ku 12, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Mwumve gatoya, iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. 15. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo, muri cya gitabo cy'ubugingo, ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amina. Iyo nyanja yaka umuriro nirwo rupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Uru rupfu rwa kangahe? Rwa mbere, urupfu rw'umubiri, sibyo? Ariko batubwiye ko abantu bose bazagira gute? Bazazuka. Na Petero azagira ute? Azazuka. Sibyo? Yego. Ariko noneho abantu nibazuka bazacirwa imanza zikwiriye ibyo bagize gute? Bakoze. Hari ibitabo bavuze bizabumburwa, ariko banavugamo igitabo cy'ubugingo. Baravuga bati umuntu uzagaragara ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo niwe uzajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Niwe uzababarizwa agahekenya amenyo mu buryo bw'iteka ryose.
hano mu isi twamara igihe gitoya sibyo none mutinye ko abantu bazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku bakaba mwiteka iteka ryose sibyo mureke mbabwiye niyo waba mu isi udatunze imodoka ariko ntujye mu nyanja yaka umuriro n'amazuku waba uri umuhire kubera ko mu isi twamara igihe gitoya aho tuzamara igihe kinini naho tuzajya nyuma y'ubu buzima sibyo umutunzi nyakuri ni umuntu uri mu isi atunze ijuru azi neza ko atazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku niyo yababazwa akiri hano ariko azanezerwa iteka byose mu ijuru ari kumwe n'Imana ari kumwe n'abamarayika ari kumwe n'ibizima ari kumwe n'abakuru ari kumwe n'abera aba Pawulo dusoma mu byanditswe ba Eliya ba Yeremiya ba Zekariya n'abandi ba Petero na ba Yohana bose banditse ibi ngibi tuzabana mu ijuru mu munezero udashira iteka byose akunda ari byiza amen icyamba ngo nawe tuzabane sibyo ijuru ni rigari ijuru ni rinini nawe ngwino tuzabane hehe mu ijuru ariko se birasaba iki kugira ngo nawe uzabe hehe mw'ijuru uzabe mu ijuru reka twongereho umurongo umwe umwa kiriya gice umurongo nk'uwa 4 cyangwa ariko dusome uwa 6 gusa aravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka bwa mbere arahirwa kandi ni uwera kandi ni iki ni uwera urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka y'igihumbi amen ufite umugabane mu muzuko wa mbere arahirwa kandi ni iki uwera urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagira ute ruzamutwara inshuti zanjye tutitaye ku idini usengera kuko nta dini rizajya he mu ijuru sibyo ndagira ngo ubwire ngo ufite umugabane mu muzuko wa mbere wagize ute arahirwa kandi ni iki ni uwera uwo nguwo ntacyo urupfu rwa kabiri ruzagira gute ruzamutwara ubwo bavuze ko uzajya mu ijuru ari nde wera kuko urupfu rwa kabiri ruzagira gute ruzamutwara birumvikana yego ese bera ni bantu ki abo bantu bera batazagerwaho n'urupfu rwa kabiri ni bantu ki sibyo ese wowe waba wera biciye mu yihe nzira sibyo kugira ngo nawe uzajye he uzajye mu ijuru fotografe ufotora rwose ubu se turabifatanya n'ijambo ry'Imana indi gahunda ntiyakorwa dushoje turi kuvuga uburyo abantu bajya mu ijuru tukabifatanya no kujya gufotora se biraza gukunda nawe ukeneye kumenya uburyo wajya mu ijuru ufotora dore bizarangira tumugize ahangaha nta n'uwamenya wasanga ari mu kanya n'amafaranga yo gufotora ntabwo uza kuyarya wenda wamenya uburyo wajya mu ijuru sibyo babyeyi bafite indabo namwe tuzazibashyiraho nanjye muzazishyiraho ariko mureke tumenye uburyo umuntu yajya mu ijuru urupfu rwa kabiri abo bantu bera ntacyo ruzagira gute ruzabatwaraho Imana ishimwe ko peti yawe wera amen urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara ariko yabaye wera gute na Diriyani umutware we nawe niki ni uwera nawe urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara nanjye ubasobanurira ibi ngibi nanjye ndi uwera urupfu rwa ntacyo ruzamutwara nishimye ubu yanagiye agiye ahantu heza cyane ndetse tumushije amahirwe twese hanze kujyayo ibyahishuriwe 14 13 avuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami kuri nawe arahiriwe cyane n'abari bamuzi mu buryo bw'umubiri murabizi ko yararwaye cyane araruhutse rero kandi aho agiye neza twishime twe kwaba sibyo ariko wowe byagenda gute kugira ngo nawe uzajye aho hantu heza sibyo twese tuvuga turi abanyabyaha hashingiye ku mukurambere witwa Adamu dukomokamo sibyo
umuntu wa mbere Imana yaremye ninde? Adamu. Imuremera umufasha umukwiye witwa Eva. Iba itegeko rimwe kutarya ku giti cy'ubwenge kumenyekanisha ikibi n'icyiza. Iravuga ati umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa. Satani umugome wari uciwe mu ijuru aza gushuka umuntu, aramubwira ati rero igiti muzakiryaho ntacyo muzaba, ahubwo muzamera nk'Imana. Muzamera nk'Imana. Eva niwe baje kubibwira. Eva yumva ni byiza, ngabona ko imbuto z'icyo giti ari nziza zifite igikundiro arizo kwifuzwa. Warasoroma ute? ararya. Aba aganira itegeko ry'Imana. Imana itivuguruza. Ubwo bari bagabanya iki? Urupfu. Ashyira n'umugabo nawe agira ute? Ararya. Bose bagabanya iki? Urupfu. Wa rupfu Imana yababwiye mbere, umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa. Bararugabanya. Urupfu ruvugwaho ni ugutandukanywa n'Imana by'iteka byose, kandi amaherezo ugashyirwa mu nyanja yaka umuriro n'amazu. Dore ibyago twagize, bakoze icyaha tukibarimo twese, nta muntu bari babyara n'umwe, kandi rero ngo mubyare mwororoke mwuzure isi. Barabyaye barororoka, ariko bororoka ari abanyabyaha. N'ibyororo twebwe duhinduka abanyabyaha. Bimera nk'umubyeyi ufite indwara yandura yabyara umwana nawe akayimwanduza. Nuko byagendekeye Adamu na Eva. Abana bose twabakomotseho twavuze turi abanyabyaha ku bw'igicumuro cy'Adamu. Niyo mpamvu wowe nkurikira, ndabizi ko wagerageje kwanga ibyaha no kubireka bigakunanira. Ese niyihe mpamvu ukabyihana buri munsi ariko ukabona uracyagira ute? Uracyabikora. Hari umuririmbyi uvuga ngo ngerageza kwibuza inama mbi z'ibyaha, ariko njya mbyibonaho. Umuntu arwana nabyo ngo abireke, ariko kubera ko bituye muri we, muri ya kamera akomora kuri Adamu, itera agakomeza kugira ute? Kubyibonaho. Sibyo? Iyo ni kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu na Eva. Buri wese arayifite. Na ngeso nziza, umwe mujye mushima nawe afite iyo kamere y'icyaha. Abaroma 3:23 bose bakoze ibyaha bashyira ubwiza bw'Imana. Bose ko bavuze bose, kandi tuzi abantu b'inyanga mugayo nabo barimo kubera ko bafite kamere y'icyaha bakomora kuri Adamu. Nta muntu n'umwe utayivukana. Bibiliya ivuga muri Zaburi ya 51:7 iravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, harimo mama yamubyariye, umuntu avuka ameze. Zaburi 58:4 ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Umuntu avuka ari umunyabyaha aratandukanijwe n'Imana, atari yakora icyaha na kimwe kubera ko afite stoke yuzuyemo ibyaha. Sibyo? Niyo mpamvu wabyihariye ukabyicuza, ariko ugakomeza kwibona uri umunyabyaha. None umuti rero ni uwuhe? Imana imaze kubona ko twaraba kurimbuka twese, yadushakiye umucunguzi witwa nde? Yesu. Jambo wahoze muhoranye n'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere. Jambo wahoze uhoranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Uwo niwe wihinduye umuntu aza kubana natwe. Sibyo? Agamije kugira ngo acungure umwana w'umuntu utabasha kwikiza. Sibyo? We rero kubera ko adakomoka kuri Adamu na Eva, ntiyavukanye ya kamere y'icyaha. Niyo mpamvu yakiranutse bigira gute? Birakunda. Bibiliya ivuga mu Baheburayo 4:15 ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntigera akora icyaha. Abakorinto ba 2:5 nkava batigeze kumenya icyaha. Uwo ninde? Ni Yesu wenyine. Niwe baye mu isi ntigera akora icyaha, habe no kukimenya. Amen. Sibyo? Ariko Imana ishimwe ko yari umucunguzi wanjye, yari umucunguzi wawe. Sibyo? Ibyo umucunguzi yakoze yabikoreye we yaje gucungura. Sibyo? Niba Yesu yarakiranutse ari umucunguzi wanjye, ni yashakiye kugira ute? Gukiranuka. Kubera ko nyine nabasha kwikiranukira. Biri kumvikana? Sibyo? Yego.
hanyuma amaze gukiranwa gatoya ndetse no ku kanini yemera no kwishyiraho ibyaha byanjye n'ibyaha byawe byose aho biva bikagera sibyo Imana ibikwandukura njyandika kuri nde kuri Yesu nk'umucunguzi wawe ariko yemera no kujya mu gihano wagombaga guhanwa rwa rupfu rubi wari kuzapfa ugiye mu nyanja y'umuriro n'amazuku wa mubabaro wawe wose Imana igushyira muri nde muri Kristo nk'umucunguzi wawe birikumvikana yego sibyo ubwo igihano cyawe cyagiye kuri Yesu rero mu mategeko y'Imana wasigaye uri iki umwere uri umukiranuzi nta cyaha ugira ute ubarwaho imbere y'Imana birikumvikana neza yego sibyo kwa gukiranuka Yesu yakiranutse ari mu isi y'umwizeye Imana iragufata ikakukwandikaho abakwenda bakora bavuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana amen Yesu aramenye icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha kubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana Imana yamubaza y'ibyaha byacu ahinduka umunyacyaha ntacyo yigeze akora ariko natwe tubaraho gukiranuka kwande kwa Yesu duhinduka abakiranutsi naje gukiranuka kwagize gute twakoze amen uko niko umuntu aba umukiranutsi abazweho gukiranuka kwande kwa Yesu nta dini ribigizemo uruhare nta pasiteri rubigizemo uruhare nta padiri rubigizemo uruhare nta shehe rubigizemo uruhare nawe wizeye ibyo wavanura umukiranutsi urupfu rwa kabiri ntacyo uzagira gute ruzagutwara amen iyo niyo muri ubutumwa bwiza kugerageza kwikirisha kubahiriza amategeko y'Imana ntabwo wagira ute wabishobora nta mirimo myiza wabona yagwesha kwemerwa n'Imana bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu twaratsindishirijwe amen Yesu yarakoze niyo yavuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo wajya kwa data ntamujyanye wese uzajya mu ijuru azaba ajyanwe no gukiranuka kwande kwa Yesu azaba ajyanwe nuko yizeye ko ibyaha bye byamukuweho bikajya kuri nde kuri Yesu akabihanirwa igihano cyawe kikagira ute kikarangira sibyo yego mubazajya mu nyanja yakubura n'amazuku ukamutagize ute utarimo kuko iyo nyanja ni igihano kandi cyawe Yesu yagize ute yaragihanwe turashimye cyane amen reka dusenge Imana sose amen turagushimiye Imana we Imana nziza we Imana y'urukundo urukundo rwinshi umwana w'umuntu atabona ndetse atanagerageza urukundo ndengakamere rwaguteye gufata intambwe ya mbere yo kuza gucungura umwana w'umuntu wakugomeye twari babi twarahugirirwa nabi nk'abandi bose ku gakavukire yacu twari abanyabyaha bo gucirwaho iteka ariko ntiwatureka ngo tugende buheriheri wemera kwambara umubiri w'abantu uza mu isi ufata akamero k'umuntu ndetse ufata akamero k'umugaragu w'Imana wemera no gupfa urupfu rubi twagombaga gupfa wemera gufata igihano cyacu cyose ukirangirizamo ariko kugira ngo uyu munsi umuntu wese ukwizeye ahinduke umukiranutsi tugushimiye ku bwa Beti wowe umukiranutsi uciye muri iyo nzira tugushimiye no kubwabera bose bari hano nanone wakijije ariko tugushimiye no kubazakwizera bose biciye mu ijambo ry'ubutumwa bwiza amen komeza uhabwe icyubahiro mu bera wawe none iteka ryose urakoze amen aho tujya ntabwo twafitiye dufitiye icyizere watubyaye dufitiye icyizere Imana dufite ubugingo buhoraho uburyo bagisigaye kwa rugutaha tukimurwa tukava mu munsi y'ibyago tugataha iwacu gukora ubuziraherezo bikamuhe kugira ngo akomeze gahunda ikurikira abakozi Imana izi gutegura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2022 nibwo naje ndi kumwe n'abantu bagera kuri 5 ubwo hari ibintu twakemuye ndetse nibohora nawe tugerageza kumera ibintu byose byari hagati yanjye nawe umutware warabizi ntabwo ari ibintu mbeshya niyo mpamvu mfite icyo kuvuga kuri uyu munsi
kubera ko iyo mba ntaraje ntabwo najyaga guhagarara hano muri iyi mbaga ngo ngire ikintu mvuga, ariko nshima Imana kuko nzi neza ko mpamirije n'ikiganza cyanjye ko Beata twabuhukanye, hanyuma nkaba mpamya ko yatashye. Imana ishimwe. Hanyuma rero muri make hari ibintu negeranyije byo kugira ngo mpamye uburyo Beata wari we, nuko namenyanye nawe, nuko nabaye umubyeyi wese benshi banzi, ariko abanzi ku izina ry'umubyeyi wa Beata. Rero nagira ngo mbabwire muri make uburyo nziranye na Beata. Rero mu mwaka w'1999 nibwo namumenye ari umwana mutoya w'umukobwa ufite imyaka 18, arigendera sinongera kumubona, ariko twahuye mu buryo bwo gusenga. Hanyuma mu mwaka w'2003 nibwo nabashije kugirana imishyikirano nawe, araza aransura aho twasengeranaga, tugirana igihe kimwe aransura turarana mu rugo. Hanyuma ampa ku buhamya bwe, ariko bivuye cyane kuko yari umukobwa udakunda kuvuga, udakunda gusakuza, utamena n'ibanga, wigirira ibanga cyane. Rero nk'umubyeyi njyewe namwinje ndakomeza ndahendahenda, mubaza amakuru ye arashyira mu ukuri. Hanyuma mu gutandukana ansaba ifoto yanjye, muha ifoto nari narifotoje ndi umubyeyi nkenyeye muri iyo foto. Hanyuma nawe arahindukira afata ifoto yo mu bukobwa, yambaye neza, yambaye na rinete, nanjye arayizi, biba uruhererekane gutyo. Hanyuma yabaga i Kigali arongera arigendera muri 2003. Hanyuma 2005 nongeye kubonana nawe, aza atashye ubukwe ari muzima, ariko hagati aho nihuse yari yarigeze kuza gushima Imana ku rusengero yuko Imana yamukijije umutima n'isengesho ry'uriya mupadiri witwa Ubari, ko yari yararwaye umutima cyane umugeza kure. Uwo mupadiri amusengera arashyira, aza gushima Imana, nabyo birangira gutyo aragenda. Muri 2005 rero yaje atashye ubukwe, hanyuma aza arwaye igifu, afite randevu yo kubagwa mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma mu kwa 12 kuko aribwo yaratashye ubukwe, twafashe igihe cyo gusenga. Hanyuma Imana itegeka kumusengera, akira cya gifu. Imana iramubwira ngo ntabwo uzabagwa. Hanyuma turasenga, Imana imukizigira. Yari afite randevu mu kwezi kwa kabiri, Imana imukizigira. Hanyuma nihuse muri uko kwezi kwa kabiri kwarageze, haboneka ubundi burwayi butunguranye butari cya gifu. Turi mu gusenga, we Imana ngo yari yaramubwiye ari i Kigali, aramubwira ngo nzaguha umubyeyi. Hanyuma turi mu gusenga, tumusengera ku bwa burwayi, nibwo Imana yambwiye ngo nguhaye umwana. Hari abantu benshi batabizi, ubwo nyine ni ubuhamya bukomeye. Imana irambwira ngo nguhaye umwana, yari afite ubwo burwayi bukomeye. Hanyuma ndamufata mujyana mu rugo, abantu benshi twari kumwe twasenganaga harimo bamwe bantabaye. Hanyuma mujyana mu rugo, namumaranye amezi 3 ari mu nzu, nta muntu uzi ko aba mu nzu, abaturanyi batabizi, turi kumusengera amezi 3 aryamye ameze nabi. Hanyuma muri iyo minsi amezi 3 ashize, nyuma yabwo arakira neza, umukobwa mwiza, abantu bose bakajya bamubona bakavuga bati uriya mubyeyi yabonye umwana mwiza. Cyakoza nari narigeze kurera abandi bana 2, ariko Beata yaje ari wa 3, ariko nta wundi mwana wigeze amera nkuko Beata yambereye. Muri make rero Beata naho twatangiye kubana mu 2005, turakomezanya, tugirana ibihe byiza. Mu by'ukuri ntago umutware yari ahari, tugirana ibihe byiza, turasenga, Imana iramukoresha ikamutuma. Abantu benshi bagiye bamenyana ari mu rugo iwanjye. Hanyuma dukomezanya ubuzima gutyo. Igihe cyarageze rero umugabo araza asanga ari mu rugo, nanamushimira hagati muri mwe kubera yuko yambereye intwari. Mu by'ukuri yari umwana atazi aho yaturutse. Nanjye uretse kuba narumvise ijwi ry'Imana, ntago n'izi saha ntiwambaza ngo Beata iwaboniye. Gusa ubwo nyine namwakiriye nk'umuntu hawe n'Imana, nkora ibishoboka byose, icyo numvaga nkeneye gukora cyose nk'umubyeyi Beata ndakimukorera. Nihuse rero
ubwo umutware yaraje amusanga mu rugo amwakira nk'umwana asanze mu rugo. Ndabimushimiye, Imana imuha umugisha, kandi ni ukuri yarakoze kwihanganira umwana atarazi. Hanyuma nihuse igihe kiza kugera asubira i Kigali, ariko nta kibazo dufitanye. Rero impamvu navuze ngo hari ibyo naje turabohokana, burya abantu iyo babana ntabwo babura ibintu bapfa. Niyo mpamvu rero arwaye cyane navuze ngo ndashaka yuko atazabura ijuru kubera ngewe. Rero yasubiye i Kigali, aragenda, igihe kiragera aza kubona umutware, aza kumunyereka, aza kumutwereka nk'umuryango, hanyuma ategura ubukwe tubukora, tumushyingira nk'umukobwa wacu. Nanashimira umutware buryo yamfashije, ntabwo nabonaga bitoroshye kandi bigoye. Ubukwe twabukoze dukennye, twari turangije ubukwe natwe twari dukennye. Hanyuma Imana iramukoresha, biba ngombwa ko afata umurima arawugurisha ku bwa Beata. Ndamushimiye ni ukuri kuko yitanze nk'umwana atarazi iwabo, akemera gukora icyo gikorwa kugira ngo tugire bimwe dukemura. Ntabwo byari byose, ariko hari ibyo twakemuye kugira ngo ubukwe bugende neza. Rero Beata ni uko twamenyanye, hanyuma ahakomeza nyine arazaza mu rugo, ntibyagenda neza muri make. Ko yakoreye ubukwe yarabyaraga nkamushyira igikoma nk'umubyeyi, twari inshingano nyinshi Imana yari yarampaye ku bwa Beata. Nkamusura nkareba uko bimeze, nyine mbona nta kindi kintu cyo gukora, ngenda mfashwa n'Imana nkamukorera ibyo nshoboye gukora nkabikora. Hanyuma rero ntavuze byinshi, mu burwayi bwa Beata nyine bwaradutunguye, tubona ibintu birakomeye, ariko uko byagenze nuko namenyanye na Beata, nuko niswe umubyeyi wa Beata, naho byaturutse. Ni ku Mana yo mu ijuru, inshingano nyinshi kuri Beata yazana n'uyu munsi numva muherekeje, numva nta kintu umutima wanjye ucinja, numva nshima Imana ko imucyuye kandi yamwejeje. Ibyo byiringiro ko tuzongera tukabonana. Icyo nasorezaho rero mu gushimira umutware we. Hanyuma rero ikintu nshimira umutware we, urumva izo nshingano zose nari mfite nabikoraga ntinya Imana yo mu ijuru. Uburyo hariho n'ibintu nakoraga nkavuga ngo Mana, ntabwo ibintu ntabikorera umwana wanjye, ariko mbabarira we kuzagira umugayo ngaya bw'umwana wawe. Kimwe umutware we rero kuko yari itanze, yaba ari nk'ino minsi byarashobokaga ko yigendera muri Gakenke, simpazi, nta n'umuntu we narinzi, ariko yambereye intwari, arakomeza aramurwaza, kuko ubundi nyine amusize n'ubundi nari kuza nkareba umuntu wanjye nkamucyura cyangwa se bikagenda. Ariko nshimiye umutware we, Imana imumpere umugisha kandi izamumpembere kubera ko yakoze. Hanyuma rero nkasoza n'ubundi nshimira abantu bose bambaye hafi mu gihe nari mpagurutse nje mu itabaro nimara kumva. Reka ndekera aho ngaho, wavuga ni byinshi navuga kuri Beata, ubw'uburwayi ni byinshi, ariko reka ndekera aho ngaho n'abandi bakomeze. Ndabashimira, Imana iduha umugisha. Yarakoze cyane umuryango wa Mukamana Beata, nagize neza kandi Imana izamugisha akoze n'umutware we ukorana kugendera aze atinda mike ishoboka ibikorwa byihuse umwanya muto cyane n'uwagira icyo murakoze. Iki gicamunsi nanjye nshimye Imana kuba n'ibirori yari biteguye byo guherekeza umwana wacu. Rero yenda abantu umuntu arataha bakarira, ariko impamvu ntekereza ko barira, ntekereza ko baba batazi aho agiye rimwe na rimwe. Ariko nshimye Imana ko umuvandimwe wanjye ari nawe wari umugore wanjye Manirarora Beata, yizeye neza ntashidikanya ko Imana yamujyanye mu ijuru, kubera ko yari umutagatifu, yari uwera, ariko utariyejeje uyihuza n'amaraso ya Yesu. Rero
wenda nuko ntanze gutaha byashoboka ko ntaha mbere ariko nyine Imana iramuhamagaye mbere ko imirimo ye wenda yamutegetse yari irangiye hano mu isi ikaba imucyuye iwayo kunezerana hakaba hasigaye natwe tuzamusangayo kubera ko dufite ibyo byiringiro. Nshimye Imana rero ko ibyo byose yabiteguye kandi igategura n'uko bizagenda. Twari tumaranye imyaka 9, mu myaka 9 yose nta buzima yigeze agira kugeza na n'uyu munsi cyangwa Imana yamuhamagaye. Dufitanye abana 2, gakuru kamwe ni kariya kandi kari hano gafite imyaka mwisangira bagenzi be mureka oya mureka rero ndishimye cyane kandi nshimye n'Imana ko yakoze nubwo nubwo yumva biye gukora nyine ikagereza n'abantu bakadutabara kudufasha. Ndabashimye ko mwakomeje kumba hafi muri ubwo burwayi bwose mukamfasha kugezana n'iyi saha mukamunyeretse n'urukundo ko mukinkunda. Nshimye Imana kandi namwe turabashimira. Ikindi nongeye gushima ababyeyi be kuko aribo nabonye nibo ngiye mvuga kandi ababyeyi be abandi ntabwo nzi ko nabo bambaye hafi ntibantererane bavuge yenda bati akacu twarakarangije ibindi nibyo biramureba. Bakomeje kumba hafi kugezana n'iyi saha murabona ko tukiri kumwe kandi tuzakomeza kumwe kuko bariya ni abuzukuru babo nanjye ndacyari umutwe wabo kubera ko nubwo uyu bitahiye ariko ubumwe bwacu ntabwo bugarukira. Rero murakoze kandi kuntabara kandi mukomeze no kutuba hafi mu ntabwo biba byoroshye umuntu agira hari ibyo yibuka bari bamaranye umwe yari afite undi mu by'umubiri kuko nubwo yari ameze gutyo yenda nagendaga rimwe na rimwe nubwo ntavaga mu rugo nkavuga ngo nasize umuntu nubwo ari aho ameze gutyo ariko n'umwana naza aramusanga nizerwe ko ari mama we nkavuga ngo ubwo nasize umuntu. Hanyuma rero ikindi hari wenda bakibaza ngo kuki hari ikibazo nahoze nibaza kenshi ngo ko nta musaraba dufite nacyo ndashaka kugisobanuraho akanya gato. Umusaraba amaze guhishurirwa neza amaze kumenya ubutumwa bwiza nkamenya ko umusaraba wari uw'ibivume kuko na biriya bisambo Abaroma wari umuhango wo kubambaho abantu bafite ibyaha ndengakamere ko biriya bisambo byari bimeze nk'uko bari bawuteguriye baraba kugira ngo bamumanike ku giti. Na Yesu rero bamumanitse ku giti ubwo yabaye ikivume kubw'ibyaha byacu yari amaze kwambara. Yaje ari umukiranutsi ariko amaze kwambara ibyaha byacu nyine abantu bamubona ko ari ikivume. Niyo mpamvu bamuciriye urwo gupfa abambwe ku musaraba. Umusaraba rero maze guhishurirwa ko ari uw'ibivume washyirwagaho ibivume menya ko madamu wanjye we yavumuwe atakiri ikivume. Amen, 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 amen. Yesu yamukuyeho ubwo buvume akamuha gukiranuka. Amen, amen. Niyo mpamvu ntashyizeho umusaraba kuko umugore wanjye ni umukiranutsi ni umutagatifu ni uwera ntabwo ari amen. yego byahuwe agiye niyo mpamvu bagira ngo twakire n'ubundi twongere dusabe dufashe nyira aho gato sinzi niba hari uwaje ahagarariye abana hari icyo yavuga niba hari icyo afite kutubwira abana bigana n'umwana wenda mu gahe gato cyane niba yabasha kuvuga simbizi niba hari uwaje abahagarariye. Okay, umuyobozi arahari niba ari hepfo uhagarariye abana nanjye ndi umuyobozi w'ababyeyi umuyobozi w'ikigo arahari ariko nanjye ndavuga nk'uhagarariye ababyeyi ari we nawe ari ukuri ndagira ngo akomere ndetse n'umuryango ukomere n'inshuti n'abavandimwe bakomere kuvuga ko mu bana mubona hano ni bagenzi abo tubari mu bagenzi babuze mu baje bageze umwana mugenzi urabona ko aciye ku ruhande akaza kubona ati ese abandi bari kuva ko yatababona nabo kuva ku mwana asize agahinda ariko umwana dore bahageze n'abandi nabo babona ubwire gukomera urumva rero umuryango ukuri mwihangane nanjye perezida uhagarariye ababyeyi
turahari kandi icyo tuzi cyo ababyeyi bacu bazaza imbere ihangane inyuma Imana bamugisha mu bintu byose ngize kugufa yenda umukristo nawe igihugu cyose cyaseka yenda umukristo umutima kuko usigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize njyewe ntabuzwa n'iki kurya mukunda icyatumye apfa yazize njyewe ntabuzwa n'iki kurya mukunda yenda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe kuva mu byaha yenda umukristo naho naterwa ibyago nkaba no ku rugamba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahorane ngendiwe ngenda umukristo ndumwimukira nakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mwisi byose ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu nanzaribayo oya nanimiruho abaho bose baguwe neza nanzaribayo oya nanimiruho abaho bose baguwe neza ngenda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu ngenda umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru Thank you.
ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira ururembo urwo rurembo rwera cyane ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira muri zo si zombi niyihurize mbese isi zashomya niyo zahama urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira musige no mwisi bitazahora wiyegurire Yesu urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera cyane n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira tuzataha igihe nikigera tuzataha we tuzataha igihe nikigera tuzataha abacunguwe tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha abera we tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha abacunguwe tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha Iteka nagendaga remere